ubwo Yesu yari yicaye ku musozi Elayono, abigishwa bamusangayo baramubaza, tubwire ibyo bimenyetso byo kuza kwawe mwami n'iby'imperuka y'isi. Yesu arabasubiza, ubwo Yesu yari yicaye ku musozi Elayono, abigishwa bamusangayo turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana mujya mukenera buri munsi kugira ngo rigire ikintu ribamarira mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ikaze rero. Uyu munsi rero dufite Evangeliste Devuta agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye, muze kurikurikirana kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Murakoze cyane, reka tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Murakoze. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabashuhuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV. Tunejejwe n'Imana yakongeye kuduha akanya keza ko kuganira. Tunejejwe n'Imana nanone kongeye kutwemerera tugahura tuhumeka umwuka w'abazima. Hari abantu batambutse benshi, hari abandi mu bitaro, hari abo bitari kwemera, ariko wowe byemeye ndagira ngo umfashe gushima Imana. Reka dutangire rero dusenga Imana kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana igihe byari bikomeye, wagiriye neza Abisiraheli. Haleluya. Ubabera Imana, ubabera ibyiringiro. Uyu mwanya natwe turaje ngo utugirire neza. Hari amasezerano wabahaye urayasohoza. Nyemerera udukurikiye wese abone ubutabazi, ndetse wari ugukeneye akubone, wowe wavuganye nawe akubone, umuntu wese mu mwanya wakubone. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo uzubane natwe, usezerane ibyo wasezeranye natwe bisohoze, kandi nawe ukeneye gusezeranya wasezeranye. Kiruta byose tuzabane nawe mu bwami, kandi ukomeze kutubera byose, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Ubwo Yesu yari yicaye ku musozi Elayono, abigishwa bamusangayo baramubaza, tubwire ibyo bimenyetso byo kuza kwawe mwami n'iby'imperuka y'isi. Yesu arabasubiza. Umuririmbyi turirimbye aravuze ngo mbese ko numva naniwe. Nyine ni ukuvuga ngo yararemerewe cyane, hari ibintu byari bimuremereje nk'uko nawe bikuremereye. Arangije amaso yayarebesa mu ijuru aravuga ngo Mana yaremye isi n'ijuru ngwino ndengere. Abaremereye nta wundi ubakira, abaremerewe nta wundi ubakira ni Yesu. Reka dusome n'ijambo ry'Imana rijyanye n'uyu muririmbyi. Turarisanga muri Matayo ibice 11. Turasoma kuva ku murongo wa 25 turageza ku wa 30. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremereye. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushimira Data
mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe iby'abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data, kuko ari uko wabishatse. Byose nabihawe na data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese w'umwana ashatse kuyimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije umutwaro wanjye utaremereye. Amena. Dusubiramo kuri no murongo wa 28. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amena. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Waba warunaniwe ibibazo bibaye byinshi, waba warunaniwe umutwaro uremereye, waba warunaniwe bikomeye, waba warunaniwe ari ibibazo, waba warunaniwe ari intambara, waba warunaniwe, haleluya, ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo ngwino ikuruhure. Haleluya. Imana ivuganye nawe ngo ngwino ikurengere. Imana ivuganye nawe ngo ngwino ikwambika imbaraga. Imana ivuganye nawe ngo ngwino gutura umutwaro waruremereye. Imana ivuganye nawe ngo kuko wananiwe nayo irakuruhuye. Warutegereje igihe kinini, ariko umutwaro wawe ngo ngwino. Yesu aravuga ngo nimuze mbaruhure, kuko umutwaro wanjye ngo ntabwo uruhije. Ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Waba warunaniwe ibibazo bibaye byinshi, waba warunaniwe umutwaro uremereye, waba warunaniwe bikomeye, waba warunaniwe ari ibibazo, waba warunaniwe ari intambara, waba warunaniwe, haleluya, ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo ngwino ikuruhure. Haleluya. Imana ivuganye nawe ngo ngwino ikurengere. Imana ivuganye nawe ngo ngwino ikwambika imbaraga. Imana ivuganye nawe ngo ngwino gutura umutwaro waruremereye. Imana ivuganye nawe ngo kuko wananiwe nayo irakuruhuye. Warutegereje igihe kinini, ariko umutwaro wawe ngo ngwino. Yesu aravuga ngo nimuze mbaruhure, kuko umutwaro wanjye ngo ntabwo uruhije. Haleluya. Ndagira ngo umuntu wumva agategereje Imana yarayibuze, hari ibintu bikuremereye, hari ibikomeye tutavuga ariko urabizi. Senga Imana. Mana uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana igihe byari bikomeye, wagiriye neza Abisiraheli. Haleluya. Ubabera Imana, ubabera ibyiringiro. Uyu mwanya natwe turaje ngo utugirire neza. Hari amasezerano wabahaye urayasohoza. Nyemerera udukurikiye wese abone ubutabazi, ndetse wari ugukeneye akubone, wavuganye nawe akubone, umuntu wese mu mwanya wakubone. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo uzubane natwe, usezerane ibyo wasezeranye natwe bisohoze, kandi nawe ukeneye gusezeranya wasezeranye. Kiruta byose tuzabane nawe mu bwami, kandi ukomeze kutubera byose, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.